twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatanu mu cyumweru cya kane cya Pasika, tariki 16 Gicurasi 2025. Duce bugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo rya Bibiliya igitabo cyakozwe n'intumwa, umutwe wa 13:26 kugeza ku 33. Mu isengero rya Antiyokiya ho muri Pisidiya, Pawulo araterura ati, bavandimwe, mwaba urubyaro rwa Aburahamu cyangwa se mwaba batinya Imana, iri jambo ry'umukiro nimwe ryohererejwe. Koko rero abaturage b'i Yerusalemu n'abatware babo birengagije Yesu, maze mu kumucira urubanza barangiza batyo ibyo abahanuzi bavuze bisomwa kuri buri sabato. Nubwo batabonye impamvu n'imwe yo kumwicisha, basabye Pilato ngo amwice. Bamaze kurangiza byari byaramwanditsweho byose, bamumanura ku musaraba maze bamushyira mu mva. Ariko Imana yamuzuye mu bapfuye, amara iminsi myinshi abonekera abari barazamukanye nawe kuva mu Galileya kugera i Yerusalemu, ari nabo bahamya babyo muri rubanda kugeza na n'ubu. Natwe rero tubamenyesha iyo nkuru nziza, iryo sezerano Imana yagiranye n'abasokuruza bacu yaranisohoreje twebwe abana bayo igihe yazuraga Yesu, nk'uko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo, uri umwana wanjye nakwibyariye umunsi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 2. Mana ihoraho, umwana wawe wazutse naguhesha ikuzo. Niki gituma amahanga asakabaka n'imiryango ikajujura bitagira shinge? Uhora arambwiye ati, uri umwana wanjye, njyewe uyu munsi nakwibyariye. Binsabe maze nguhe amahanga abo umunani wawe n'impera z'isi z'ubukonde bwawe. Uzabamenaguza inkoni y'icyuma, ubajanjagure nk'urwabya rw'umubumbyi. None rero mbami, nimwumvireho, namwe bacamanza b'isi mwisubireho. Nimukeze uhoraho mumufitiye icyubahiro, mupfukamire umwana w'umudagadwa. Mana ihoraho, umwana wazutse naguhesha ikuzo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 14 murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se, abwira abigishwa bati, ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba byo mba narabibabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya, nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi nahamwe bariho muba. Aho ngiye murahazi, n'inzira yaho murayizi. Tomasi aramusubiza ati, Nyagasani, tube tutazi aho ugiye ukabona ko twamenye inzira dute? Yesu aramusubiza ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, wicarane n'Imana buri munsi. Mu buzima busanzwe ngo hari ibikenerwa bibiri by'ingenzi byabura na ringe kuvuga ukaba wapfa. Iyo bavuze igikenewe muri filozofiya, le nécessaire, ikintu cyose gishobora kubura ukaba wapfa. Ibikenerwa rero bibiri utabura mu buzima bwawe, besoin nécessaire, ngo ni inshinga ebyiri, kurya ndetse no kuryama. Bishatse kuvuga ibiryo ndetse n'icumbi. Iyo ibyo bintu bifite, ufite umutekano usesuye, ufite amahoro, ubutuje. Naho ubundi utabifite, akenshi uhorana igishyika, igihunga, ubwoba, utejo bazankura mu ikode, ejo nzarya iki, nirinze kuvuga iki ejo uzambara. Ariko buri gihe usanga turi guhihibikana bitewe n'ibyo bintu bibiri akenshi. Ese ufite icyo kurya? Ufite icumbi? Niba ufite, utuze kuko uturanye n'Imana. Niba ufite, utuze ariko uza gucunga niba uturanye n'Imana. Umuntu akwishingiye agakugaburira akaguha n'icumbi, burya ntacyo ataba yaguhaye. Uyu munsi rero dufite ubwishingizi ku Mana. Imana igiye kongera gutwibutsa ko twishingiye. Ariko akenshi twebwe dukunze gushaka gufatira ubwishingizi bwa hano ku isi, tukibagirwa ko hano ku isi tuhari nk'icumbi. Rya cumbi akenshi tuba turi kuririramo, twibaza tuti ejo bizagenda bite, ejo tuzarya iki, ejo tuzambara iki, ejo
ntibazatwirukana kubera ko twabuze amafaranga yo kwishyura ikodi. Nuko dogahora buri gihe tubunze imitima. Niyo mpamvu rero y'iri somo ry'uno munsi kugira ngo ntidukuke umutima. Yesu ati mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi. Amen, amen, amen. Uramutse wumvise ino jambo iri humure ko biri kose watuza ugaturana n'Imana. Ngiye nteguremetse tujye kuzirikana ihumure mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi. Ni nacyo cyinshi gikunze gutera abantu mu rurumba kubera ko turi ku butaka nanjye kuvuga buto abantu bishaka barwaniraho bamwe nyine bakifuza kubwikubira ariko twumve iri humure rya Yesu ati mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi. Iri humure nawe rikugereho nanjye ryangezeho twese twumve ko nubwo hano ku isi duhafite ubutaka bukeya ariko mu nzu ya data hari iki? Hari ibyicaro. Inzu ya data rero irerekeza ku ijuru aho tuzatura tukishima, aho tuzatura nta mpagarara, aho tuzatura ntabwo badufite ati ejo bizamera gute, ejo bizamera bite. Isomo rya mbere turi kuzizikana niritwibutsa abazatura muri iyo nzu ya data n'abana b'Imana. Ubwo twazirikanye cyane cyane kuri Zaburi ya 2, uri umwana wanjye ninjye wakwibyariye uyu munsi. Iyo Zaburi tuyizirikana cyane tuzirikana ikuzo ry'Imana Yesu wazutse. Ni nabyo Paulo ari kwigisha ubwo ari gutambuka mu ikoraniro ya Antiokia ho muri Pisidiya, ari kwigisha abana b'Imana niyo bazinjira mu ngoma y'ijuru. Ni ngombwa rero kwisukura tugakora neza kugira ngo duharanire natwe kuzicarana n'Imana muri bya byicaro byinshi Nyagasani yatubwiye. Ibyicaro byinshi, ese ubwo hazaburamwe icyanjye? Niko hazaburamwe icyaho koko? Duharanire ko natwe ibyo byicaro tuzabyinjiramo kandi tugahaturana n'Imana. Mu gihe isomo rya mbere ritubwira abazicara muri ibyo byicaro abana b'Imana, n'ivanjiri tubwira abandi bazicara muri ibyo byicaro intumwa, abigishwa ba Kristo bakurikiye Kristo. Ubwo tuzirikana Yesu amaze kuzuka, abigishwa bagize ubwoba, bakomeje bifungirana. Nuko Yesu uko agendaga azababonekera yazaga bahumuriza ati nimugire amahoro, nimuhumure. Umunsi turamwumva nanone agaruka bahumuriza ati ndimugakuka umutima. Bishoboke ko abigishwa bari bagize ikibazo, gutinya Abayahudi, kugira ubwoba, ariko none bibaza bati ko ibitotezo bigiye kuza Yesu ko agiye kwigendera biragenda bite? Ko batari kumwe na Yesu ubwabyo biratuma bahungabana bagira ubwoba. Nibwo Yesu aje arabahumuriza ati ntimugakuke umutima. Arongera abibukije ko hano ku isi atari bagomba gutura, ko ahubwo bazatura mu ijuru. Ati mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi. Iyo bitaba ibyo mba nabibabwiye ngo kuko Yesu yongera gutwibutsa nubwo ajya kuzamuka ajya mu ijuru, ariko hari aho tuzigamiye, aho tuzabana nawe. Nta bwishingizi bwaruta nko kuzabana n'Imana ubuziraherezo, kuzabana na Kristo, kugumana na Kristo. Yesu rero wazutse akomeza kugenda atwishingira, atwibutsa ko atadutaye nubwo agiye mu ijuru, ariko ijuru naho n'ubundi ari azakomeza gumane natwe. Icyo agiye gukora no kudutegurira kugira ngo twese twumve ko turi hano mu icumbi, ko ubuzima bw'iteka aribwo tuzabamo ubuziraherezo. Ngiryo ijuru, ngiryo icumbi tuzaturamo, ijuru, ingoma y'ijuru. Ese nawe witeguye kuzajyana na Kristo mu bwami bw'ijuru ugaturana nawe ubuziraherezo? Akenshi kuri ino si dukunze kugira ibibazo byo gushaka kugundira isi, byo gushaka kugundira amacumbi hano ku isi, byo gushaka kugundira ibiribwa bya hano ku isi, bya biribwa bishira, byo gushaka kugundira amaraha y'isi, tugashaka kuyakonoza ndetse no gushaka kubyikubira. Yesu rero aratwibutsa ko hano turi mu icumbi. Nawe uribuka ko turi mu icumbi. Niyo mpamvu nyine tugira impagarara, tugira ubwoba, tugira ibibazo, turwara, duhangayika, kuko nyine turi mu icumbi. Ariko icumbi nyakuri y'ijuru ho ntabwo tuzahangayika, ahubwo tuzishima. Niba ibyishimo Yesu turarikira. Mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi. Mbega byiza kuzicarana n'Imana. Aho we nturi mu bashaka kugundira ino si cyane, aho nturi mu bashaka kwivuruguta no ku isi gusa. Ikiranga bivuruguka ku isi nuko kenshi baba bari gukora ibyaha byinshi bibaza Imana, kugundira isi, amaraha y'isi, kwishimisha turi kwishimuta, kwishimisha turi gushavuza Yesu. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo wari umusambanyi, nanjye kuvuga ku rwego mpuzamahanga, asambana bikomeye cyane, neza yaratwawe n'ibyo. Ya mvugo y'abapagani igira iti ngo akabaye icwene ntikoga, ngo niyo koze ntigashira umunuko.
umunsi umwe rero kari kabaye yamvuga abakristo ihindura umugani iza kumwuzurizaho umugabo w'umusambanyi ngo akabaye icwende ngo gashobora koga kandi kagacya kagashirayo n'umunuko bitewe n'ukoza ngo nicyo akogesha. Amen, amen, amen. Nuko inkuru y'umwana isubira inyuma, wa mugabo mu gihe cyaje kugera abona ko ari mu buyobe ngo aza kugarukira Imana, aricuza arahinduka amererwa neza arishima. Ngo bya bindi by'uko nyine ntagoraga hanze kandi ngo aho umutindi yanditse ntiriva, ngo wa mugabo byagishimo amaze kubibona byo kwisubiraho byo kuva muri za ngeso z'ubusambanyi, ngo hashize igihe gito wa mugabo ati nuko nanganaga abarapfuye, nuko baramuhamba. Nuko ngo bari kwirimbi abantu benshi bararira barababara cyane barashavura. Ngo ariko muri abo bariraga ngo harimo abagore batatu bo barize cyane baranaboroga. Ngaho fora niba ukurikiye uko umugabo yabayeho, abagore batatu ni iki cyabarizaga. Nuko ngo umugore wa mbere ngo ari kurira mu gihe wumva ubuhamya ngo yari umugore w'isezerano, ngo ari kurizwa nuko ababajwe nuko bari bamaze agahe gato bagarukiye Imana. Umugabo uvuye mu bwandavure none ntiyaciye kabiri, nta nyungutiye ku Kristo ngo babubunduguze, none ntiyaciye kabiri baramutwaye. Umugore ararira bikomeye cyane uburyo atamaze igihe kirekire mu Kristo, none akaba aramutwaye byibuze yaza kumara igihe kirekire. Nanjye nkumva tukabana rwose mu buzima bushya, tukongera tukabana tugakomeza tukabana muri ubuzima bushya bw'ibyishimo. Ubu se koko Mana umujyanye kandi tutaramara igihe kirekire mu Kristo. Nuko akomeza ararira. Umugore wa kabiri yarababajwe nuko uyu mugabo agiye atamwishyuye, ngo yarateze ko namara kugarukira Imana azongera akamufatisha, ubundi bagakomeza muri urugo, ngo yarera muri keririya deni umwenda kugira ngo azabone uburyo noneho yongera kumufatisha, ubundi bigumanire nyuma yuko nyine amaze kugarukira Imana. None arancitse ngo se nzongera mbone abandi bamfasha, nzongera mbone abandi bampa ibiraka. Ubu koko yagarutse by'akanya gato byibuze nkamumara nk'icyumweru kimwe, ubundi nkamusezeraho akampa agasezero, ubundi yashaka kongera akigendera ariko byibuze nagize igihe cyo kumusezeraho koko agiye ntwaye amafaranga yanjye anjyanye umwenda. Wa mugore akomeza kurira. Umugore wa gatatu ngo nuwajyaga amukodesha inzu yakoreragamo ubwo buraya ubwo busambanyi. Nuko ngo nawe ararira bikomeye cyane araboroga ukuntu wa mugabo agiye ataramwishyura ubukodi amafaranga yose yakoreye muri iyo nzu. Ati naramuretse ngo akomeza akore abe menshi, none mbabajwe nuko agiye ataranyishyura kandi ari umugore wari kurira. Ubwo se ari cyo nzamukuraho? Ari abavandimwe bari kure, ubwo se ari cyo nabakuraho? Ndabona ari banya kujya ntacyo bamparira. Uriya mugabo ntuha amafaranga yanjye, icyamumpa akongera akagaruka byibuze akabanza akanyishyura, ubundi akajya yabona gupfa. Ariko amaze kunyishyura antwaye ideni ry'amafaranga yanjye atanyishyuye y'ubukodi. Imana irampombeje mpobye umukiriya wanjye w'imena, anjyanye amadeni. Nuko abagore bakomeza kurira baboroga. Ikibazo kikagera giti muri abagore ko ari batatu, ninde uri kurizwa n'ukuri? Ninde uri kurira koko by'ukuri? Ninde ufite impamvu y'ukuri iri kumuriza? Ubatondekeye ukurikije buri wese ikiri kumuriza. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akozwe nk'uko tugundira abantu bitewe n'inyungu zacu, tukabagundira bitewe ngo n'amafaranga badufite n'amadeni badufite, tugashaka kubagundira hano ku isi y'umwijima n'icuraburindi atari ku nyungu z'Imana. Mu gihe Imana imurokoye ikamukiza ririya shavu, ikamukiza ririya sayo, ikamukiza buriya bwandavure, none nawe uri kurira ati nagaruke nishyure. Ongera utekereze n'umunsi umuntu ujya ukoresha ingeso mbi, umuntu uyijyana ikuzimu mu ngeso mbi, urebe ukuntu ushaka kumugundira kugira ngo akomeze agufashe, arangize ibyifuzo by'umubiri wawe, akemure utubazo ufite, akwishyura amadeni, ubundi namara kwishyura se agire ate? Ajye yapfa. Kongera turebe ibyagiye bitubabaza natwe kwirimbi. Ati mbabajwe nuko ajya atanyishyuye, mbabajwe. Umuntu aritahiye, umuntu yigiriye ku Mana, none nabajwe nuko agiriye ngo kubera ko atakwishyuye. Nguko abenshi dukunze kwanduza inzu ya data, dushaka gukumira, dushaka gufatira abana b'Imana ngo tubazirikire ku cyaha, tubazirikire mu ngeso mbi, tubazirikire mu nzu z'indaya, tubazirikire muri ya macumbi
y'indaya y'amacumbi y'ingeso mbi mpaka bakomeze batwinjirize icyo cyicaro cy'Imana wahindanyije ugakicazamo sekibi. Ni kangaho ujya wishimira ko abandi baruhutse, Nyagasani bakiriye neza, Nyagasani bakije imibabaro hano ku isi. Ni kangaho ujya wishimira ko Nyagasani akuye abandi mu bwandavure, abarinzi ikibi, abarinzi ubwandavure, abagiriye neza bagororeye, kuko Nyagasani atatureberamo mu ndorerwamo igihe tumaze tumuhemukira, igihe tumaze mu busambanyi, igihe tumaze muri ubwo bwandavure, ahubwo turebera mu ndorerwamo y'impuhwe cya gihe tumaze tumugarukiye. Kandi ubwo waba ari umunsi umwe, iminsi ibiri, igihe kigufi, ibyo nibyo Nyagasani yitaho. N'igihe tumugarukiye ku minota ya nyuma akomeza gutugirira impuhwe, agakomeza gutwitaho kuko dukunda. Imana igaturuhura imiruho, igaturuhura ibidushavuza, kuturuhura. Reka dusoreze ku mwitozo tuza gukora uno munsi. Nge nawe uze gukura ifoto yawe, nanjye natangiye gukura iyanjye hakurya y'imva. Ese nzajya kwicarana n'Imana, nzicara muri bya byicaro Yesu yavuze? Ese hakurya y'imva nzishima? Ese ningeraho nzaba ndaruhutse, nzaruhuka, nzishima, nzanezerwa? Kongera dutekereze icyo bita umuriro ndetse n'icyo bita ijuru. Umuriro utangiye hano ku isi, cyagiye turiho mu bwandavure, cyagiye turiho tutari kumwe n'Imana. Naho ijuru ni igihe cyose turi gukora neza. Umuriro nahabuze Imana, ijuru nahari Imana. Ni igihe cyose tuba turi kumwe n'Imana. Ngiye ijuru tutangira hano ku isi, n'umuriro nawo tutangira hano ku isi, bitewe n'uburyo uri kubaho uri kumwe n'Imana cyangwa ubuze Imana. Ngwifurije kuzicara muri bya byicaro, ngwifurije kuzajya mu ijuru. Imana ibagirire neza kandi ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Kola Dismas wa Diyosezi ya Cyangugu.